Reka nkushimire wewe wahisemo gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Nyabihu hongeye kugaragara amarorerwa, abagore barimo gutaha n'ibyo bagiye bambaye ntabyo bafite. Ibikomeje gutungura benshi mu batuye muri kano karere, haba abayobozi bumiwe babuze icyo bakora, haba n'abaturage nabo bumiwe bitewe n'ibyo abo bagore bishoyemo. Ese ni iki kirimo gutuma abo bagore bataha batambaye n'imyenda yabo? Kuri ubu ubuyobozi, inzego z'ibanze n'iz'umutekano zaba zatangaje iki? Gumana natwe maze uzusobanukirwe byinshi kuri iyi nkuru. Gusa niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kazana ko ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya marorerwa yongeye kumvikana mu karere ka Nyabihu. Reka nongere bahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abatari bakenya barimo gutungurwa bitewe n'ibirimo kubera mu karere ka Nyabihu. Abagabo basizoye abagore bizaniye, barimo kubahoza ku nkeke. Nyuma y'ibyo bishoyemo, aba bagore bo muri kano karere barimo kugaragara mu mukino bita akazungu. Ni urusimbi rukinirwa ku muhanda, uri mu mikino y'amahirwe ikunda gusiga abatari bake iheruheru. Bamwe mu bagore bo mu murenge wa Karago na Jenda wo mu karere ka Nyabihu baranenga bagenzi babo bishora muri uyu mukino bakaribwa amafaranga baba bajyanye guhaha. Bivugwa ko bamwe muri bano bagore basheta amafaranga bari bajyanye ku isoko kugira ngo bunguke, bikarangira ari we n'abayoboye uwo mukino witwa akazungu. Ibyo ngo biri mu bihembera amakimbirane mu miryango, aho abagabo bamwe bibagora kubyakira bagahora mu ntonganya n'abagore babo zidashira. Ubundi ku mihanda inyuranye uhasanga isoresore ziba zifite amakarita atatu bakinisha akazungu, aho amakarita bayacanga bakayahinduranya, uhageze akabona ko byoroshye kumenya ikarita imufasha gutahana amafaranga ashaka. Ariko izo soresore ziba zifite ibanga ryahishe abareba uwo mukino, bigatuma bagwa mu mutego kuko babanza kubashuka, babemerera kurya inshuro ya mbere, nabo bakabona ko byoroshye kurya n'andi mafaranga menshi. Umaze kugira icyo cyizere birangira bamuriye amafaranga yose, maze yashyiraho n'imyenda nayo bakayirya agataha amara masa. Mukangaruye Beatrice ni umwe mu baturage batuye muri kano karere ka Nyabihu. Ati hari abagore nakwita ibishoshwe, abagabo babo babatuma guhaha aho kugira ngo bakore ibyo batumwe, ahubwo bagakina urusimbi cyangwa se akazungu. Ibi hari bamwe barya amafaranga yabo bagerageza kugira ngo bayagaruze, bagatanga n'imwe mu myambaro yabo. Ubwo nawe urumva iyo ageze mu rugo ntiyakangisha umugabo we ubwo bushwi bwe, batangira guhondagurana cyangwa kunigagurana. Uyu mugore akomeza asaba bagenzi be kwirinda gushora amafaranga mu buryo bwa tombora butemewe n'amategeko, ngo kuko hari bamwe bisenyera ingo zabo. Nubahimana Evariste wo mu murenge wa Jenda we ngo byamukozeho ubwo umugore we yajyaga kugura ibikoresho by'umwana witeguraga kujya ku ishuri. Hano yagiraga ati akazungu mujye mukambaza ni njye ukazi.
ubushize mu itangira ry'amashuri nohereje umugore kugura ibikoresho by'ishuri, ageze ku muhanda ahura na ziriya soresore abatangiye gukina akazungu, amafaranga yose uko yari 35,000 barayamuriye kugeza n'ubwo n'igikapu yari afite nacyo cyangwa yari yitwaje nacyo bakimuriye. Ubwo ngo yagendaga yongera gukina azi ko amafaranga yagaruza, ariko byarangiye atahanye n'igitenge kimwe gusa, ikindi nacyo bakiriye. Iryo joro baraye bacyocyorana burinda bucya, bituma umugabo abyuka ashyira itungo ku isoko kugira ngo umwana we abone amafaranga yo kujya kugura ibikoresho ubundi ajye ku ishuri. Iyi nkuru kandi yanagarutsweho n'umuyobozi w'akarere ka Nyabihu, Mukandayisenga Antoinette, aho avuga ko bagerageza gushakisha izo soresore, izo bafashe bakazijyana mu kigo ngororamuco, ariko nanone agasaba abagore ndetse na buri muturage wese kwirinda gukina uwo mukino bita akazungu ukunze kwitwa urusimbi. Aha uyu muyobozi yagiraga ati: hano igikorwa cyo gufata urubyiruko nk'urwo rukina akazungu, iyo tubafashe tubajyana mu kigo ngororamuco, ubu rero ni igikorwa kizakomeza kuko kwigisha ni uguhozaho, buri wese yumve ko imikino nk'iriya iteza igihombo kandi ababikora nabo ntaho bataniye n'abajura. Umukino w'akazungu mu karere ka Nyabihu ukunze gukurura imirwano no mu rubyiruko ruwukina rugamije gushaka amafaranga, ndetse nyuma yaho ngo izi soresore zihungabanya umutekano mu nzira iyo bwije cyane, nk'abatashye nta mafaranga bafite bagenzi babo bayariye. Iyi ni KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru yo mu karere ka Nyabihu, aho abagore barimo baranenga bagenzi babo bishora mu mukino bita akazungu, bakaribwa amafaranga baba bajyanye guhaha ndetse n'imyenda bagiye bambaye nayo bakayirya. Ibikomeje kubabaza abagiye batandukanye, haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye muri kano karere ka Nyabihu. Gusa inzego z'ubuyobozi zihora zikangurira abaturarwanda kwirinda kwishora muri iyo mikino itemewe, ahubwo bagakura amaboko mu mufuka bakajya gukora akazi cyangwa bagashakisha icyo bakora, aho kwishora mu mikino nk'iyo ngiyo itemewe ikurura amakimbirane mu ngo. Ndagushimiye we twabanye muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishimba ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.